uzanye ni zimwe z'inyagasambu ndaga ariko nk'ubu hagize umuntu akagira umwaka nkabona araje ngaje kumusaba akarya umuswa akarya umuriro ibyo byari birimo God have mercy upon us. ibi mose nivugisha mana yanjye wagira ngo nimbwa neza neza zifata uburari se ko nari ifite inzara ko mfite inzara wagiye muri restaurant mani ndashonje mbabari ugeze umwaka usanga nyimaze ejo kari wowe sha ugeze umwaka usanga nyimaze ejo ni wowe ese wamaye mpenda maniraho gatoya ndakubwiye ngo ugize umwaka usanga nyimaze ese reba usanga nkiye reba urwo ruvuka rwose urakureba n'iyawe Ndakwiyamye. nyima nawe ajye yigwa yishiyihigira akavuka agira iki jya muri restaurant ejo nuza nkakwimuwa peke nibwo uri bubimenyesha unyime kandi ukuntu ushora uzotora umunwa nk'uwisiha uzanye wanyimira gifata avoka mwameze ko nagutera ikiko genda ukakinera nari karya amabyi se ko kari kabyuye aho mwumva mwaje kwisi mu gipembe wamaye zikuneye umururumwa mubu reka You get it? If you don't get it, forget about it. kwisi uba ukumva ko wabuze abantu amahoro ese njye nakubije amahoro ahubwo imana yaremye ino nda nuko mwayo gupfana pfa njye biranarangiye nibongera kubona mbaye inshuti nawe uzanjye siba nibongera kubona mbaye inshuti genda kiryoshye gucyara imeze nk'izinyagasambu koko muvuna mwetaka ibya nkoreye Yesu we. So guys, nizere ko aka video kagushimishije, nimba katanagushimishije tuzakina ubundi bugushimisha. Icyo ngusaba ni ikirego, nimba utarakanda subscribe uyikande, subscribe bayikanda rimwe, kandi ikindi nimba umaze kureba aka video yukanda like ujya ibasha gutuma tumenya ko turi kumwe nyine ko mudushyigikiye. Ni kandi ujye ukanda share, ukande share mu ma WhatsApp no kuri Facebook sharing. Ndabemera cyane.